iki gisabwa cyo kuvuga ukuri ku ntege nke zacu bwite ntigikwiye kugira urujijo namba. Kwemera intege nke zacu bivuze kubabarira abadutera. Kwibaza ku makosa yacu ntibivuze gutesha agaciro kuba hari igice cy'ubutaka bwacu bwigaruriwe. Kubaka leta ntibivuze gusangira n'umutera igihugu inshingano z'ibyaha byakorewe abaturage bacu. Nta mpamvu, nta kirego, nta gikomere uko cyaba ari icy'ukuri kose gishobora gutuma dusiga imiryango y'urugo rusange ifunguye ku baza kurusahura, kwigarura no gufata nabi abana barwo. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni igihugu cyagabweho igitero, ntabwo ari igitekerezo cyangwa inyigisho Kinshasa irimo kurwanirira, ahubwo ni ukuri kwagaragajwe n'inzego mpuzamahanga zifitiye ububasha kandi kwemejwe n'imyanzuro 27 kujya kuri 73 na 28 kwa munani iyi nama y'umutekano y'umuryango w'abibumbye. Amategeko mpuzamahanga yasobanuye neza ibyabaye. Ingabo z'igihugu by'amahanga zigaruriye mu buryo butemewe n'amategeko igice cy'ubutaka bwacu, mu gihe imitwe itwaje intwaro ikwirakwiza urugomo yashyizeho ubutegetsi bangikanye n'ubwa leta kandi igasahura umutungo wacu. Umwanya wacu urasobanutse kandi uracyakomeye. Turasaba ko ingabo zose z'amahanga zitatumiwe ziva ku butaka bwacu burundu mu buryo bugaragara kandi bwa gisirikare, bw'imari cyangwa ubw'ibikoresho bihabwa imitwe yitwaje intwaro ku butegetsi bubangikanye n'ubwa leta busenywa, ku bubasha bwa leta busubizwa mu buryo bwuzuye, ndetse n'uko abaturage bacu bavuye mu byabo basubira mu ngo zabo bafite umutekano n'icyubahiro. Tuzakomeza kurengera buri gice cy'ubutaka bw'igihugu cyacu kugira ngo abaturage bacu no gusaba ko uburenganzira bwa Repubulika bwubahirizwa mbere y'inzego zose zifitiye ububasha. Ku ngabo zacu z'igihugu z'intwari, ku gipolisi cy'igihugu, ku nzego z'umutekano ndetse n'abarwanyi b'abakunda igihugu ba Wazalendo barengera igihugu bubahiriza amategeko, dongera kwemeza ko Repubulika ibashima. Ubutwari bwabo n'ibitambo byabo biha ibisobanuro byuzuye urugamba rwacu rwo kurengera ubusugire bw'igihugu. Benshi baguye ku rugamba rw'igihugu, abandi bafite ku mubiri no mu mitima yabo ibikomere by'intambara. Kuri bose igihugu kirabashimira bitagira iherezo. Abaturage bagenzi banjye nkunda cyane, kuva natangira inshingano nk'umukuru w'igihugu nahisemo inzira yo gufungura igihugu, gushimangira leta ishingiye ku mategeko no kugarura Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku isonga ry'imikoranire yo mu karere ndetse n'iyo ku rwego mpuzamahanga. Nahisemo gushyira imbere diplomasi, ariko nigeze ngera ku rwego rwo guhara ubusugire bw'igihugu cyacu, ubusugire bw'ubutaka bwacyo cyangwa inyungu z'ibanze z'abaturage ba Kongo. Ibikorwa by'ibiganiro byatangijwe i Washington n'i Doha ndetse n'ingamba ziyobowe n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe gufatanya n'umuryango w'ibihugu by'ibiyaga bigari SADC, umuryango w'ubumwe bw'uburayi ndetse n'umuryango w'abibumbye byafunguye inzira nshya zo gushaka umuti w'iki kibazo. Inzira ya Washington ahanini ireba uruhande rw'amakimbirane hagati y'ibihugu, inshingano za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda ndetse n'ibisabwa kugira ngo umutekano w'akarere ushingire kubaha ubusugire bw'ibihugu. Inzira ya Doha ireba cyane ihagarikwa ry'imirwano hagati ya FDLR na M23, uburyo bwo kugenzura iyubahirizwa ry'amasezerano, uburyo bwo kugeza ubufasha bwa kimuntu kwa bukeneye ndetse n'ibisabwa kugira ngo habeho ituze rirambye mu burasirazuba bw'igihugu cyacu. Umuryango wa Afurika yunze ubumwe binyuze mu buhuza bwawo ndetse n'itsinda ry'abahuza kurikiranira hafi ko izi nzira zose zigenda mu murongo umwe wa Afurika, ufatanye n'imiryango yo mu karere ndetse n'abafatanyabikorwa bacu mpuzamahanga. Izi nzira ni ingenzi cyane, zigomba gukomeza nta gucika intege, kandi ibyo ziyemeje
bigashyirwa mu bikorwa mu buryo bwuzuye, ariko ntizishobora zonyine gukemura ibice byose byacitse cyangwa ibibazo byose biri mu gihugu cyacu. Mu gihe duhanganye n'iterabwoba rituruka hanze, umutekano wacu ushingiye imbere na mbere ku bushake bwacu bwo kurengera igihugu, gukomera kw'inzego zacu no ku mikorere myiza ya diplomasi yacu. uwo mutekano ushobora kurushaho gukomera binyuze mu ruhare rukomeye rw'abafatanyabikorwa bacu, cyane cyane mu bijyanye no gusaba ko uburyo mpuzamahanga bwashyizweho bukora neza. Ariko ubumwe bw'imbere mu gihugu cyacu ahanini butureba twe ubwacu, nibwo shingiro rikomeye kurusha ayandi y'ubusugi bw'ibihugu byacu ndetse n'ingwate nziza y'ejo hazaza hacu. Inzira za Washington na Doha zishobora kudufasha mu bikorwa byo kunoza umubano hagati y'ibihugu, guhagarika imirwano no kugarura ituze mu burasirazuba bwacu. Ariko nta bufasha bwa diplomasi bushobora gufata mu mwanya wa Nyekongo gusobanura repubulika bashaka kubaka cyangwa ngo busugire mu bumwe burambye. Imiryango yacu nta ruhare rwuzuye Abanyekongo ubwabo. Intambwe imaze guterwa ku rwego rwa diplomasi izatanga amahoro arambye ariko ishingiye ku bumwe bw'igihugu ndetse no kongera kubaka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Niyo mpamvu nyuma yo kugisha inama inzego za Repubulika, imitwe ya politiki n'imiryango nyarwanda, amadini n'amatorero, abayobozi b'umuco gakondo, abashakashatsi n'abanyabwenge, abantu batandukanye bo mu bihugu byacu ndetse bamwe mu bakuru b'ibihugu bo mu karere, nahisemo gutumiza ibiganiro by'igihugu bigamije amahoro, ubumwe no kuvugurura leta. Ibiganiro ni gahunda yigenga y'igihugu iyobowe n'Abanyekongo kandi igenewe Abanyekongo, izabera ku butaka bw'igihugu kandi igamije gusa inyungu zisumba izindi z'igihugu. Izahuza abakobwa n'abahungu b'igihugu cyacu bose ku ntego irenze abantu ku giti cyabo, amashyaka yabo ndetse n'ibyifuzo byabo, ariyo kurengera Repubulika, gushimangira amahoro, kubungabunga ubumwe bw'igihugu no kurengera inyungu zacu z'ingenzi. Ntabwo izaba imishyikirano n'umutera igihugu cyangwa abo bafatanya nawe, kandi ntabwo izaba uburyo bwihishe bwo gushidikanyaho ku cyemezo cyigenga cy'abaturage cyagaragajwe n'amatora muri 2023. Ntabwo kandi izatuma inzego za leta zihagarika imirimo yazo, kuko zizakomeza gukoresha mu buryo bwuzuye ububasha zawe kugeza manda yazo irangiye hakurikijwe itegeko nshinga. Intego y'ibiganiro irasobanutse: gufasha abaturage ba Kongo kutongera gusa guhangana n'ingaruka zigaragara z'ibibazo byacu bikurikirana, ahubwo hakemurwe burundu imizi yabyo. Kugira ngo tubigereho, tugomba guhagarika kureba ejo hazaza ha Repubulika dushingiye gusa ku mashyaka ya politiki turimo, ku makimbirane y'ibitekerezo cyangwa ku myumvire ishingiye mu matsinda yacu. Inyungu zisumba izindi z'igihugu zigomba kuza imbere y'ibindi byose. Repubulika yatubanjirije iraturusha kandi izadusigaho. Ubumwe bw'igihugu twifuza ntibusaba ko dutsemba itandukaniro riri hagati yacu cyangwa ngo tureke ubwinshi bw'ibitekerezo bya demokarasi. Bushingiye ku kubaha itandukaniro no ku bwisanzure bwo kujya impaka, kandi bimwa ku bushobozi dufite bwo kurengera imishinga itandukanye tutaganiye Repubulika, ndetse no ku bushobozi bwo kubaho twisanzuye mu byo duhuriramo by'umuco, ururimi, intara cyangwa politiki, tutazigera tubishyira hejuru y'ubwenegihugu bwacu bwa Kongo twese dusangiye. Koko ni demokarasi iduha uburenganzira bwo kutavuga rumwe, igihugu cyo kidutegeka kutiyahuramo. Abaturage bagenzi banjye nkunda cyane, ibiganiro by'igihugu bizabanza kurangwa n'uko bizashingira ku baturage bo mu turere twose. Ntabwo bizatangira i Kinshasa, ahubwo bizatangira mu mutima z'intara zacu 26 mu turere twacu ndetse no mu miryango yacu.